kugenda. Twagiye kuri Rayon Sport n'amakuru menshi ayivugwamo mbere yuko tuza kujya ku mukino. Leonidas turahera ku bivugwa ku mutoza umaze iminsi ugenda unekane kukurikira utwe byari bimeze bite ubu bihagaze bite ku mutoza mushya ushobora kuza muri Rayon Sport haravugwa nde bimeze bite? Ni umutoza umaze igihe uganira na Rayon Sport nuko twagiye duhugira muri za yegereza bari abantu bari kodinganaga nibyo byabaga bishyushye. Hari igihe ubu ufite inkuru ariko ukavuga uti hari yaje yotsa yirusha intege ikayimira neza cyane. Ntabwo ari kuvuga iby'umutoza hari ibyo bari kodinganye urumva ariko bayida wa mu tamu ngo yareguye burya yahise yegura ako kanya akimara gusohoka. Hariya nama ko yagize ubwoba ya nama ariko gomba kurwana urugamba niba warutangiye urugamba hano gukungura n'umugabo yawe yakubeze uretse ko Martin yavuze ati video nije wazifashe. Martin nyine yagara nk'umugabo ntose n'umugabo wageranye Martin ariko Ruderi King nawe bahanganye n'isengero na kiliziya ikomeye cyane uhanganye n'ibyo abirabura muri Amerika polisi gishimisha ariko barahangana ayonye bita kwata basi. Ubwo rero Rayon Sport tuhugira muri ibyo byaza rwaserera ariko Tadeyo yabaga ari kuganira n'umutoza yasimbuza Afahami ya Rotifi. Haba kuwa kabiri biganiro byarabaye, kuwa gatatu byarabaye, kuwa kane byarabaye. Uribuka ko hari igihe twavuze ko hari ingingo nawe yigeze gutekerezwaho. Yatekerejweho ariko bamwe baravuga bati reka twamuvuze n'umutoza Rotifa gihari. Hari ingingo nawe turanabimubaza igihe bakinaga na Kiyovu arisetsa yanga kugira byinshi abivugaho ariko mu byukuri yigeze gutekerezwaho. Ubwo rero amaso bahise bayajyana ku munyasenegal abari we batangira kuganira kugira ngo barebe ko yaza kubatoza. Byatangiye ryari nyuma y'ibyo nyine umutoza Rotifa bakimwirukana urabizi ko hari abatoza bagiye badepoza basaba kwaje tuvugamo abanyakameruni ba mu bindi bihugu bitandukanye n'abiburaye abo bose rero bagiye barajonjora bagenda babarujeta mu buryo butandukanye baza kwemera ko uyu munyasenegal we bamu contacta. Wenda sinzi niba ari abo bagiye wenda banga bitewe n'iki. Hari ababaga badafite CV, hari ababaga wenda bakosha ariko bakabona uyu nguyu w'umunyasenegal Serigne Sariudia babona bakandiraho. Baraganira kugeraho n'ubu ngubu ibiganiro ntibirarangira ariko byabaye ngombwa ko umutoza amenyekana nyine bwa uyu ni umutoza w'imyaka 54 wavukiye ahitwa Mbour muri Senegal kabisa ni nayo nationalité ye. Bakaba batwereka rero ko afite licence A ariyo afite rwose bwo ni ya CAF uko bimeze ubigaragara. Hanyuma rero akaba ari umugabo utarakunze cyane mu bigaragara gutoza ama club. Ni umugabo mu ikipe y'igihugu. So kwera Leonid Foster ku ikipe y'igihugu urumva Aspire urayiza academy iba muri Senegal ya Blaise yakuriye. Uyu yatoje Blaise muri Aspire. Ndetse kugira ngo ejo uzabire ko njya kwandika kuri social media umunyasenegal amazina ye byaturutse ko nari maze kubona yandikira Blaise nyina mubaza information nyinshi kuri Rayon Sport. Ni mu bana se yatoje Aspire mu bana nyine Aspire n'ubuni n'abana n'abana. Uyu rero kubera gukurira mu bana ikipe y'igihugu yaje kumuha akazi kukurumva yakoraga development ya Aspire bamubona bamuhajyana mu ikipe y'igihugu batanye imyaka 17 ayijyana mu gikombe cya Afrika aracyegukana ndetse bamuhana promotion mujyana mu inkuru niyo nayitinze murabona ko yahise yivamo 2004 mu kwezi kwa kabiri.
ariko n'umutoza bakubwira ati ni umwarimu w'umupira bamuhaye y'abatarengeje imyaka 20 nyabiri azi gutoza icyo bita base y'umupira muri Ghana wenda ntago aragira ibigwi muri club kumva yamaze umwaka myinshi muri Aspire ayivamo ajya mu ikipe y'igihugu ubu niko yaba agiye kuri club no muri za generation foot ya academy yakozemo ku buryo experience afite yo kuzamura abakiri bato ye no kuba yazana taraziva Senegal ikipe yabo ya Natoje ni ya Olympique ya Senegal ayihesha umudari wa zahabu muri Jeux Africa za 2015 zabere muri Canada muri Ghana kusumba David atari umwarimu urumva hakomeye cyane ni mu kuzamura abana ushobora rero gusiga icyo kintu ukavuga uti ku mupira w'amakrebe ntutandukanye n'uw'abana cyo wabura kukivuga mutangazake ariko ry'imyitozo ndi barimwe urumva igende kisigaye imyitozo ni ariko management wenda nicyo cya muri munsi ya match ku match ariko none ntabwo bafata umutware igikombe cya Afurika ubumenyereye amakrebe n'umumenyereye amakipe y'ibihugu ibyo bibaho ariko Fostino ibintu byose nanone nkongera nkavuga ngo ni intangiriro nta ukura wako kanya ngo yite ageri yaje ariko wenda ari nuko uza n'umutoza w'ibigwi nawe bikamunanira ariko icyo muri criteria ni wabura kukireba bavuga ngo umuntu wamenyereye gutoza abana agira igitsure kinini ndavuga gute gikanganye cyane rimwe na rimwe bari gihe abakuru kandi rega Leonidas unabimenye na miriye yajemo ntabwo ivavoriza ibyo by'abana Rayon Sports uzakinisha abantu babwire ngo patience ngo ndimo ngo ndategura ikipe ngo mube mwihanganye yanze no Seras Tete ntiyaje ahangaha gatangira kugenda ngo ahamahirwe ngo abakenyi ngo bakiri bato niki kubitwari hano mu Rwanda umupira waho bugoye ariko kimwe nuko wazana munyabigwi nawe bikamunana ariko nyine Leonidas hano no gutera igiceri icyo banze ukemeye mu kuvuga utereka turebe ko kuko uwo muntu utarakoze urwo rugendo mu byama nuko nyine reka turebe uko bizagenda no kuzana umutoza biraho erega kuko ibyo by'abana Senegal biteye imbere ubusanga umupira wacu w'inyarugenge ikibazo n'uwita umunyabigwi bivugwa ko ngo igikombe abantu bakimushakiye niho umupira wacu ukomerera uzana umunyabigwi uvuga ngo nzanye Robertinho kumbe igikombe siwe wagitwaye nawe ngo ari kubyemera ko hari abamufashije kugitwara abo basaza none nzanye utari umunyabigwi nkakimushakira se n'ikipe yose ntabwo ari igikombe ahubwo nuko ubutazi ngo urashaka iki wenda ushaka no kumubwira uti twubakira ikipe tuzagenda twongeramo abakinnyi mu myaka ingahe inakina umupira ugaragara ndabeshya kavuga uti wenda uzamura urwego kabisa abantu babone ko ari ikipe itoje mu mikinire n'abakinnyi ugira abo amahirwe tuzakomeza kugenda twubaka ariko n'umutuma igikombe nta haragitwara nahamwe nuko murushye kuko nanone mutangazaje ibyo Fostino yakubwira niba umutoza yaramenyereye guselektiona abakinnyi beza academy hari ni nyinshi cyane academy ni nyinshi noneho hari ngaho nguwo sheri nguwo kuyate nguwo nguwo abayobozi bagusaba gukinisha bira by'abantu ukinisha bushaka nta pressure ibamo nguwo abayobozi bakuguriye bati uyu nguyu agomba kuba ari mu kibuga nguwo abayobozi bakuguriye ngizo burya none n'abatoza b'abana batoza abana yegere ntibayikunda ngizo sambaratika wa mugani ngo niko basigaye babyita zira aho ngaho mu bayobozi ibyo bintu kugira ngo umutoza umenyereye iby'abana ajye kubisiporta biba bigoye burya krebe habamo za rwaserera uwayibayemo amenya kujera tujya tuvuga ukuntu muri izo za Zamalek mu selectionnaire atandukanye y'amugani n'abatoza basanzwe kuko selection urumva utoza ikipe y'igihugu abatoza abavuye ahandi ari beza kabahuriza hamwe gusa hariya na development yabirakomeye muri Senegal so gutora abana se mu academy menshi bafite za generation foot n'ahandi ahangaha rero ngwino sha ariko nanone bakubwira ngo umunyabigwi nyine nawe umunyabigwi arahenze bagusa icyo mutangazaje avuga ashobora kuba azi gutoza umupira nanone ama systeme yiwe ari sawa niyo mpamvu Rayon yari yazanye Rutifi kandi nta gikombe yatwaye ni ukuvuga ngo niwo wa make urumva yatozaga mukura ukagendera kuri icyo kintu ngo yatsinze Rayon ngo atsinda na APR ngo ubwo naze tuzabana nawe n'uyu nguyu nabo baravuga ati naze ni umutoza nyine watoje abana
natwe ni nkaho wa mugani wavuga ngo ntagiye buriya rotifise buriya hariya ngo bari bamutumye igikombe ntaho yagitwaye nyine ko aribyo Fostino yavugaga n'uyu nguyu nawe nibaje ntabwo uri bumbwire ngo baramutuma igikombe barakimutuma kandi ntaho yagitwaye tumubona mu makerebe atarigeze atuma kandi icyo gitutu uhita ukimushyiraho kandi ugasanga wenda na bwa bushobozi twita ko bwo kumushakira ntabwo wenda ugasanga ntabwo gifite bwo kumushakira icyo gikombe ko bijya bivugwa nyine ko bibaho ko ubuyobozi bubishyiramo agatege none nabwo ntibugifite ubwo bushobozi bwo gushaka igikombe kuko twarabibonye byarabananiye ubushize bagishaka icyo gihe rero uyu nguyu nawe ushaka kuzamwirukana nk'uko wirukanye rotifi numushyira ku gitutu ibyo twita igikombe wamubwiye uti nyubakira ikipe ariko hano umurasa wakubaka uti zakubitwa kabiri nawe yatahada wareka tureke kumutega iminsi hakiri kare ari kurebye ibigwi bye n'ibyo mubano amasezerano uri bumusinyishe nayo niyo abagomba n'abayobozi nyine bayobora amakipe yacu nyaboneka mujye muyaproteja mu masezerano muba muri gusinyana ntumbwire ngo ibyo kubaka ikipe wa mugani wa Fostino ntawe yego twese dukunda ibyo kubaka ariko se nibakenera kumwirukana babona iby'inyubako itari kuzamuka neza hari ibizaba birinda Rayon Sport